inzara nyishe ngeze kwa rando mvuye mu ibare ndapfa nitura hasi hari igiti cyavoka iyo mageze ntago baragitema ndacibuka hari akwarando mvuye mu ibare ngiye kona mbona muri kaburembo imodoka iri kugiva mwe ebyiri ngiye kona mbona hasi mbona ubusimba bwishi bw'inyurangatanamo butagira uko bungana ngiye kubarumva mu maso hajemo ubwira kabiri numva injire zirahinze mu matwi numva sinzi y'ubwenge bugiye nagaru. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe mwagize neza kwa mu nzu y'Imana twumvisha ibintu byinshi nanjye ndanezereye kongera kumva amatunda ariko nyagize ikibazo mu mutima abantu baracyayajyaho cyangwa bagiye kujya ibindi icyo singisubiza nawe ujye wibaza ngo mbega ndacyari ku matunda cyangwa ndi kujya ibindi. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana bababwiye uko nitwa amazina ntago yahindutse nitwe IYAMUREMYE Desire ndi umugabo ubyaye abana 7 hariho 6 turiho tutabikesha abantu ahubwo tubikesha ko Imana ivuga ijambo ikaririnda. Ngiye kubabwira ibintu rero bituma umuntu ashobora kuba inshuti y'Imana kandi ikamurwanirira. Haleluya. Hari igihe umuntu avuga ngo Imana yaranabaye nawe ukagenda mu kirabangi izagutabara utazi iyo byavuye n'impamvu Imana yabaramutabaye. Mufate Bibiliya tugende mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 15 ndashaka kuza guhera ku murongo wa 19 nze kurangiriza ku wa 20 ngira ngo na rimwe ndifuza ko mwihuta mukagerayo tukaganira. Abantu bari inyuma nuko wenda ari cyo byabatwara ariko biramutse ntacyo bibatwaye mwajya mwicara mwegeye imbere. Nzabwira igitera umuntu kwicara mu inyuma n'ingaruka zo kwicara inyuma sicyo cyanzanye uyu munsi ariko n'umukozi w'Imana ugakunda Imana ujye uza wicara imbere ubabona umwanya. Reka dusome dore ku murongo wa 19 aravuze ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko bazakugarukira ariko ntuzabagarukire kandi nzakugira inkike yubakishije imiringa ibe igihome gikingira abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murongo wa 21 nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Vuga amen. Nejejwe n'Imana kugana namwe amagambo umwanya mutoya kandi ijambo ryose rizari impamvu. Abantu mwese mwaje muri iteraniro harushobora gufashwa nuko babyinye, harushobora no gufashwa nuko abonye ukuntu abantu bambaye, hari nushobora no gufashwa ko mu rusengero abonye intebe nziza n'amakaro. Si byose biri mu bintu bifasha abantu bari mu nzu y'Imana. Buri kintu cyose umuntu ageza mu nzu y'Imana arashaka gukora ubushakashatsi akavanamo ikimufasha. Amen. Ndagira ngo munyumve icyo shaka kuvuga. Kirazira ko umuntu yaza mu nzu y'Imana agatavuga ko nta kintu na kimwe cyamufashije mu byo yabonye. Ugomba gushaka ukavanamo ikintu na kimwe cyagufasha
kugira ngo uvuge uti natanye ibihe byiza. Ngewe nafashijwe n'indirimbo uriya mukozi Imana yaririmbye ibitero bingahe, ranongeye kwitekerezaho ibintu byinshi. Ndavuga mwene data uriya wari uhagaze hano Bosiko. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Uyu mwanya nawe ufite ibyagufashije, ariko ndagira ngo unyemere tuganire kuri jambo kw'ibintu ushaka ko utahara ukongera ku byo wabitse. Aya ni amagambo Imana yasezeranyije Yeremiya imubwira ukuntu izamurinda. Amen. Imubwira uburyo izabana nawe, imubwira uburyo izagendana nawe. Ariko igeze kuri uyu murongo wa 19 iramuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Amen. Mundemwe kurangara. Ijambo rikomeye. Ubundi yavuze kugaruka nuko umuntu aba yataye inzira. Munyumve. Nugaruka ukava iyo wari wagiye, nugaruka ukava aho wari uyobeye ukagaruka, nditeguye kukugarura. Amina. Nditeguye kongera kukugira nk'umwana wanjye. Wowe icyo ngusaba emera ugaruke. Haleluya. Urado ufite abantu batemera kugaruka. Mumbare byo mvuga mu byumve. Ndabizi ko hari ibintu umuntu avuga abantu babyumve. Gutabarwa ni byiza, kubona amazu ni byiza, ariko ndazira yagira. Murabyumva neza? N'abicanyi n'abajura barabigira. Ariko ndakwinginga kugaruka. Kwira umucanyi ugaruka hafi y'Imana. Garuka. Nugaruka nzakugarura. Wowe wemera ugaruke. Nicyo ngusaba. Emera ugaruke hafi yanjye. Emera ugaruke iruhande rwanjye. Emera ugaruke ube inshuti yanjye. Wowe garuka. Wigendagenda ndakwiye kugendwa. Turi mu bihe bigoye byo misi imeruka, bisigaye biteye ubwoba. Nshaka kubwabwira namwe aho inda idatinya kuvuga Imana ngo inahanure, aho umuju adatinya kukwerekwa akakubwira ibyo Imana imubwiye kandi usanga ari ukuri. Mu kandi kanya kwibe utaha uri kurira, cyangwa kwibe akwesukura kayagukuremo, kandi yavuze ati nasuvetoma wambaye n'umutuku, ugasanga n'umutuku gahita turi kukarira ati mbega ukuntu Imana indondoye. Mu kandi kanya akagukura mu 800 akabitwara. Yagurutsa akagira gutya ati mwumve ikivuze. Mundebe ibyo bihe ni ibihe byahanuwe. Paulo yabwiye Timoteyo avuga ngo misi imerukaza hari ibihe birushya. Abantu bazafite ishusho yo gukora bakana imbaraga z'iki z'Imana. Bera pe avuga Imana ukumva wavugendana nawe, ariko wamwegera ugasanga ni ibitovu, ugasanga ni uwabaza umuntu ngo abantu bakomerekejwe n'abantu mu eglise barahabangana iki, mwese mwahita murira. Harugize gutya ati wakureka ibyo bankoreye. Ubu wabwira abantu barati, bwira abantu bagukomerekeje bo mu nzu y'Imana, mwaririmbanye, mwasenganye, bari abahanuzi bangana iki, wazinuka Imana. Ariko Imana ishimwe iravuze ngo yigarukire. Hallo bedesta, garukira Imana abantu bareke. We garukira Imana. Niguha ubugingo, niguha ejo hawe heza, nikubikiye umugambi mwiza. Garuka uhagarare mu mwanya wawe neza. Amen. Ijambo rya kabiri iravuga ngo hari icyo ngusaba, vana ibishimwa mu bigawa nanjye nkugira akanwa kanjye. Fatira umuntu mu kiganza ubwire ngo vana ibishimwa mu bigawa ubakanwa k'Imana. Aya magambo ni mato ariko numva ko Imana yafasha mukayumva. Vana ibishimwa mu bigawa. Mu yindi mvugo iga kuvangura ibintu. Muri hano wikomeza kuvanga Imana izangirira neza. Hari ibyo uvana, hari ibyo ukura mu bindi. Hari ukumenya gutandukanya ibyo Imana ikunda n'ibyo yanga. Hari ukumenya kuvuga ngo niba ngendana n'Imana nkavuga ko nakijijwe, nkwiye kwitwara gute. Vana ibishimwa mu bigawa ubakanwa k'Imana. Haleluya. Mbega wabaye akanwa k'Imana, nizihe mbaraga zahangana nawe?
ko mutansubiza wabakanwa k'Imana ni izihe mbaraga zahangana nawe n'abarozi n'abagambanyi yewe nibarozwe ntibarozwe kudusumbya baraturoza ariko turiho baratugambaniye tubaho baratubesheye tubaho yewe njye hari n'igihe njya nanga kuvuga ibintu nagiye mbona n'ibyo naciyemo ariko iyo uvana ibishimwa mu bigawa Imana iravuga ngo urakanwa kanjye hereza Imana icyubahiro gusenga ntibiba bikikuvuna abakozi ntabwo ugisarara gusenga usarare urakanwa k'Imana uravuga Imana igahita yumva muhereza Imana icyubahiro utarasarara utaravuga byinshi kuko abakanwa k'Imana ugitangira gupfukama Imana itega amatwi burari kina abantu babuze bashiki banye mbabwire Imana tubabwira twayibonye turara abanyarukiri baranze ibi bikorwa murimo azariya muzamubaze n'abara mama bari hariya nawe rarisi murumuna wanjye niba hari umuntu wasonze nkorera Imana mbamo ariko nari n'umuntu wanejejwe no ku Imana itanga ubwiza n'icyubahiro ndimo amen niba hari umuntu waguze imodoka nziza nkayigenderamo niyayiguriye nziza nkashyiramo klimatizeri nkumva akayaga keza radiyo nziza nkafunga karuvate n'ikote nagera ahantu protokole zikampa inzira ariko ndashaka kukubwira ahantu biva ntibakabwira umucanyi ngo ntibakakubeshe mubwira ngo ntibakakubeshe hari aho biva nicyo shaka utahana nawe rarisaba bwo ndacyangwa babwira ahantu biva dobede glai hari ahantu biva haleluya 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 twabaye hari igishanga yo ivumbi warigira mu mazuru mweto zikaducikiraho tukavuza ingoma intoki zigami mabava gacika tugasengera tugataha tukaburara tukirwa nguya zariya arahanga ibi mvuga hari abantu baraha babi byabo no kubihamye ndi kuvuga uriya yuzuye umwuka wera ndi kuvuza ingoma hari n'abandi barashaka kuvuga nibirebire byanjye ndahanga mu rukiri abantu bagaparika imodoka nk'abasengera nkatamuga tenga n'amaguru ntatiki mfite singiro mbwira ngo wamaye rifutu kantahana mwumva nabashujuguje Imana yanjye mwumva nabangayishije Imana yanjye umuntu namusengeye ngiye kumakana rifutu wese afite iki niba hagifite yagombaga kwirwaza uba no reka nubaha Imana yanjye haleluya 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 reka mbabwire bashiki banjye barumuna banjye bakuru banjye muri aha niba ari umuntu Imana ikunda ni umuntu uzi kuvana ibintu bishimwa mu bigabo Imana ifashije mu reka nsubiremo hari ikintu mujya mwibagiza kandi abantu bagenda bakibagirwa uhereye mu itangiriro ukageza mu byashiro Yohana imbaraga z'ubushobozi zabonetse ku bantu b'Imana n'abantu bari bazi kuvana ibishimwa mu bigabo aba nibo bagiye babona Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe nta muntu wigeze atamba igitambo ngo akore mariage nta muntu watanze igitambo ngo akore abyare abantu batambaga ibitambo by'ibyaha mu gihe cya Mose Yohana aje ategurira Yesu atangira avuga ngo ni muhunge mw'abana b'inzoka mwe muhindukire muve mu byaha umunyabyaha wese yihana mwagezeyo ngo abamvishe ngo bajya gutebariha ngo atangira avuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kuyobarirwa takaza umwanya wo kwihana no kwihana ngo Imana izagutabara usambane ngo ashaka mariage iguye iki se iyo ushatse umugabo kumubona ukeneye wiki Imana iguye ikintu kugikeneye niba bitakiri cyifuza aho usambane aho ushakiye gusambana bigakunda mariage ishakira ikizi uzakomeza muri uwo murugo no wahisemo ariko nyuvana ibishimwe mu bigabo
mva ibi niya nari mfite urushinge nkabandi nka muganga njya bitera buri muntu nkagira gutya gukinjira gibuze umuntu wese agatana kwa ngo ndabimenge ngiye kuvana ibishimwa mu bigawa nakasubiremo yaba ari nk'umuti mvoma mu rushinge nabaherera uruhande rumwe nkajya ntera buri muntu kugira ngo yige kuvana ibishimwa bayari yababonye Imana kubera kuvana imishinga mu bigawa Daniyeli yaravuze ngo nyagasani nabonetse imbere y'Imana nta cyafite nawe ntacyo nagucume kubw'iyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo arabitantoseki abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye tabitantoseki dra niba ushaka kubona Imana iga kuvana ibishimwa mu bigawa icame ikintu ukacyumva neza ntago abahungu bazigwaho kandakanda amabere nk'abakandakanda amavoka wuzuye amarari wahwereye nurangiza nkubone Imana nkubone Kristo umubona guteze bica kwande biza gute ngo mubone biraca mu binyura he uzagira murare y'agakiza ariko uzabuga afite uzagira murare yo gusimbuka hanga ariko nta buntu bw'Imana buzaboneka muri wowe ariko nuvana ibishimwa mu bwamuze topetantoseki ndababwiza ukuri Imana yajya imbwira ndanga nambaye inkweto zidasa ikambwira ngo nzagushyira hejuru abantu bose baraha ntago rukiri ni abantu bashaka kubaza amateka yanjye umuntu wese yakubwira yagwa ati deze mu rukiri ndamuzi nageze igihe ubuzima bwanga umupfakazi witwa Burandina yaramuzi wiremera ari umudiyakoni anjyana mu mpfubyi yareraga nkambara igishumi cy'ivarisi nkajya kuyobora korari igishumi cy'ivarisi ariko nkumva ubuntu bw'Imana nkumva Imana muri nge nkumva umunezero utagira uko ungana nkumva muri nge harimo ubuntu bunini nashaka kubasobanurira kuvana ibishimwa mu bigawa ni ishingiro ryo kunesha ibihe bibi naho byabingana gute ni imbaraga zituma nawe utasengerwa wabona ineza y'Imana mu buzima bwawe reka nsubiremo kuvana ibishimwa mu bigawa ni imbaraga zatuma Imana ikora ibintu nawe watagira uwagusengera uko iravuze ngo uzabakanwa kandi nuvana ibishimwa mu bigawa ndabyuka umunsi umwe njyamye mu rusengero ntabwo ari urunguru maze gatatu ntajya numva umuntu arankomanze ngo mwana wanjye yo mbega ukuntu Imana idukunda ngo mwana wanjye ngo nzakugirira neza ngo nzakubahisha ngo nzaguha icyubahiro ubu nanjye nubatse inzu ijyanye n'igishushanyo cy'umujyi wa Kigali muri Nyamata nese korotse nasabye nawe sengeye ngo nishyuze abantu mwese muri aha nakiriye na n'isaha ntawe nigeze mbwira ngo mpa 5 tumubyibuka mwese bazani wari uhari abandi ngumva ngo yamusenge ngo akamutelefona ngo ko byaciyemo ngo zanira vuba ariko akababwira nimureke tuvana ibishinga mu bigawa murebe ukuntu Imana idukunesha abanzi bacu biravuze ngo bazakurwanya ariko nibazakunesha topetantoseki wowe nuvana ibishinga mu bigawa bakakurwanya ntibazakunesha ntago bikunda ntago umurozi yakunesha wowe nuvana ibishinga mu bigawa bazakurwanya ariko nibazagira gute nibazagira gute yemwe nibazagira gute vuga cyane ntibazakunesha uyu munsi rero n'abana b'abarokore barirwa baroga ukumva ngo umuntu baramuroze ngo agiye gupfa kadase umuntu aracyubaka Imana rurema yavanye ibishinga mu bigawa naho arava mu rusengero agakiza afite kakarangira ko itari munsi umukozi yamenye
ubu wiriwe mu bihe byiza agera mu rugo usange teremusi bayimenye, kamera yose n'umujinya wo kwa ba so wanyu no kwa banyogosenge, urawutura umukozi ntumenye ko abadayimoni bateye, ntumenye ko satani yaje kukononera ibihe byiza wagize, gukoresha umwuka w'ubwenge umutsinde. Kuvana ibishimwa mu bigawa tukaba akanwa k'Imana. Haleluya, haleluya. Ongera ubwo umucanye ngo iga kuvana ibishimwa mu bigawa. Ongera umubwire ngo iga kuvana ibishimwa. Mushiki wanjye nkwinginge, iga kuvana ibishimwa mu bigawa. Ubu ni ubutumwa natagishaka kumva. Gufata amafaranga, gufata konake, jya i Burayi, umwana agiye muri Canada. Dobele lando sekidrayi. Abantu bazi kuvana ibishimwa mu bigawa, Imana irabakunda ikabiyegereza, ikabakura mu banyamahanga, ikabaha urukundo rurenze ugukunda ab'isi, ikabagira abana mu rugo. Nawe iyo ufite umwana ukora ibyiza, umutandukana n'abana b'ibirara. Reka tujye twiheraho. Umwana iyo akubaha mu rugo, iyo umwana akumvira, iyo umwana akora byiza, nawe bose wababyara. Umutandukana ufite nk'urumogi, umutandukana ufite urara mu kabari, nubwo bose abari abawe, uravuga ngo aka kana kanjye, ugashyira hafi lobedesta, uragakura muri ukavuta akangaka ko nzemera, nubwo abandi bangora, ariko akangaka ko nzemera ngerageze ndeyo kazambera kana keza. Imana irakeneye abantu bavana ibishimwa mu bigawa, bakuzura umwuka wera, bakakanwa k'Imana. Njyewe nageze igihe Imana yaranejeje, ngera igihe mvuga nako ubu ngende mu ntoki. Ibaze kugeza ubwo Imana ikurwanira. Haleluya, 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 haleluya. Hari ibintu bingora kubabwira. Mu Burundi habaye ibintu ndiyo, haba ibintu nashaka kubasobanurira. Imodoka nkayiparika aha, ngiye kwiparika, umusekita kamera nabi ngo vanaho n'umujinya mwinshi, nkajya hariya ngo nkagenda nkashiririya. Bamwe baparitse hano amagrenade po zigashya zikarangira. Iyanjye nagiye kwishira mu gihe hari umusekita yajmereye nabi, akavuga ngo ariko ngujya mutwe hazima. Naho Imana irashaka kugira ngo iyangiro koke mu mutwe wawe ni hazima, ngo ntago wumva uri muzima, ngo cyangwa ngo kurava vuba, ngo kurahasa nyine. Nkagenda najya ngo ariko ugira amatwi aho none kwe gupereka, ugira amatwi cyane urarwaye, nkayitangiye mu mero Imana. Oh haleluya, muvuge amena, muvuge amena. Imana yarandwaniriye, iranezeza, irankorera ibintu nanjye ubona abantu w'Imana we gukunda gukiranuka. Umuntu akanga ibyaha, ririya jambo ni ukuri ngo nzakurutisha bagenzi bawe, kuko wakunze gukiranuka ngo ibyaha nicyo kizatuma ngusiga amavuta yo kwishima nindangiza nkurutisha. Ariko wakunze gukiranuka wanga iki? Ndagira ngo ngere ku musozo ko nshaka gutunana namwe abakozi Imana abandi barahari. Uyu munsi wa none abantu benshi baririrwa basenga ariko ntibahinduka. Mbaze umwicanye ngo kusenga urahinduka. Mubaze ngo kusenga urahinduka. Mubaze cyane, mubaze. Mukore mu kiganza ngo kusenga urahinduka. Mumbarize cyane muri akura. Mubaze uti kusenga urahinduka. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abavuga ngo mwami sibo bazabona Imana keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Kusenga urahinduka, urica kamere. Barokore niyo bantu bambira bavuga ko nta moko bagira, ariko mu gihe cyo gushingira abageni benda kuduhitana. Si mwebwe mvuga, mwebwe ntimwaje. Umurokore akubwira ko nta moko agira, munyuve neza. Twebwe turabashumba dushingira abantu twigwa mu bibazo by'abasore n'abakobwa.
umuhungu agakundana n'umukobwa ati twarikundaniye turi muri kaminuza, nyina agasara ati ndiyahura. Ni igiki wakunze? Navuga ngo ni igiki wakunze? Njyewe ndiyahura. Ariko twagera hano, yangiriye neza, yangiriye neza. No. Imana gari njyajya. Imana sinyamayeri. Ni Imana yera. Izukuri ku muntu wese. Ni Imana idahishwa. Ni Imana utabwira ngo ntabwo wambonye, ubikora wishaka kumenya. Niba dukeneye kubona Imana, nimureke dukizwe neza. Tuvane ibishimwa mu bigawa, twuzure umwuka wera, Imana ikorane natwe. Ibyo dushaka Imana ibidukorere. Ariko nuza n'ibintu by'amayeri mu rusengero. Saroko kuntu basigaye barogana. Maze igihe nsengera barokore ngasanga nibo baroze bagenzi babo. Murokara kuroga akakwica nabi ntuzakora ubukwe. Gasanga ari umugore w'umurokore wakugiriye ikibungo. Ntago hano baje. Arakuroga neza kandi mubyinana igisirimbo. Muri hano barokore barangana muri korari, wama mikrofone ngo ngeni ngo dirija ngo gwizukuri ngo nushaka ko njya ndirimba ngo ntuzanyica runaka ngo ndamwanga ngo nzana njya no mwijuru namubabariye, uzajya byo kwandeze byo kubasobanyu ngo ntanjamo ngo n'Imana irabizi. Ni ishati se ni ipantaro. Kubera urwaye kamere, kubera ko urwaye ubupagani, urashaka ko reka babwire Imana iriyo. Yesu aroroshye, muvuge amena. Ni umugwaneza, ni umunyamahoro, nta matika agira, anaca bugufi, abana n'abantu. Haleluya! Oh haleluya! Kuvana ibishimwa mu bigawa. Ngiye gusenga, aramubwira ngo nuvana ibishimwa mu bigawa, nanjye icyo nzagukorera. Amen. Amen. Umva ikintu yamubwiye izamukorera. Yamubwiye ngo nuvana ibishimwa mu bigawa, icyambere yamubwiye ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba iki? Uzakanwa kanjye. Aha, wabakanwa kanjye. Umva ijambo yahise amubwira, bazakugarukira. Ntabwo uzagira umucaye ngo nubikora ntabwo uzabiruka inyuma. Mubwire ngo bazakwiruka inyuma bo. Nuvana ibishinga mu bigawa ntabwo uzabiruka inyuma. Sinzi umuntu umvisha Imana imbwiye kubwira iryo jambo. Nuvana ibishinga mu bigawa, abagutaye, abakushebeje, abagusuzuguye, ndakubwiza ukuri bazakugarukira. Ntuzabagarukira wowe. Wowe hari ikintu ukeneye, abakurukanye ku kazi mu minsi iri imbere bazagusanga mu kindi kibanza gikomeye, bakwiruka inyuma aho gushangire kwabwa ngo simba sinyanda banza mbyige neza. Ibyo ni ibintu biba. Bazakugarukira. Wowe vana ibishimwa mu bigawa, wikomeza kuvuga ngo yaranyanze, ngo arabesha, ngo ntacazantwara. Ninde wabigutumye ibyo? Iyo ko ari inzigo n'umujinya ufite. Abandi bakajya zakanyarira ngo umwereke Imana ko nakumenye. Ngo gabanya inzigo n'umujinya, ntabwo Imana uko iteye. Umwanzi wawe nasonza umugaburire. Naburi cyo kwambara umwambike. Iyo nzigo ufite ngo bereke uwo ndiwe, ngo bamenyeshe ko nakumenye, ngo Mana ngo ndakugize ukuri. Iyo ni kamera ufite yakunaniye, ni umurakari bwinshi bukwishe, ariko ntabwo Imana izakorera muri icyo kibanza. Ikeneye ko umugwaneza. Doreza Imana icyubahiro. Zamubiganza bava amagambo yeza Imana icyubahiro. Oh haleluya, haleluya. Nta mpamvu n'imwe yo kwirirwa wisobanura ku bantu. Igikenewe vana ibishimwa mu bigawa, ugarukira Imana. Ejo bundi muri mariage, uwo ngo wakugize gucyo uzamugire marene, kugira ngo kiriya gikanza giterure, yumva uburemere bwacyo.
hari umwana wibwe kandi byarabaye. Yari afite umuntu waramujengereje, yabaga ahantu bakamwirukana akajya kubahandira, azabwira ati pastor nzaba mu ngo kugeza ryari, wabwiye Imana ikamu rugo rwanjye. Arambwira ati ariko none wahomba, barara bamvomesha amazi bajyamye, ndara mvoma nterura ibijerekane njyama nka saa 8, kandi saa 11 mugomba kuba nabyutse nkategura abana kujya ku ishuri. Ndarushye ndenda gusara. Wambwiriye Imana nta rugo rwanjye yateganyije mu buzima bwanjye. Imana imutegura umufiance mwiza. Haleluya. Ndamubwira ni wa mudamu, ndakwinginze umutumire, ushaka igikanzu kirekire kinini, nurangiza ukimwe azagenda kikorera giteruye, nawe uvuga utarika iby'Imana ikora biradutangaza, na nuwa bimenyu ko biri, hari kwica zinu kw'iby'Imana ishaka, hari ibyo mwiriye gukora. Haleluya. Imana ntibesha, ahubwo imyitwarire yacu nituma tutabona Imana. Imana ijya kuguha amafaranga uri umuntu w'umugabo, abagabo bari abande ntibandakarira, ikabona nuyabona urahita ujya kugura indaya, kavuga ati ndajya mutungisha amano y'ibirayi bya nimugoroba. Bari abantu bari hano, Imana iyanga ko baburara gusa, dore ukuntu bari kundeba, byarabacanze, byapfiriye he. Nuko byananiye Imana, ntago byayinaniye, ahubwo icyazo ufite irakwitegereza kuko izi kuntu ubwibone bwa buteye, n'ukuntu amaso yasigare udukobwa twambaye twa mini ntuvane ijisho. Amaso agaherayo, amaso agaherayo, amaso agaherayo. Imana ikabatuye umugabo rero, reka mutungishe mano urugo rwo rubeho, nimuha menshi arajya kugura abagore. Satani yaguteye cyangwa ni intege nke wagize. Ndagira ngo dusenge. Ntabwo ikibazo ari aho kiri, ikibazo turi kumenya ngo tuvana ibishinga mu bigawa. Amen, amen. Bazakugarukira, ntuzagira gute, ntuzagira gute. Wowe vana ibishimwa mu bigawa. Abagutaye, abagusuzuguye, abakuvuze baratugarukiye we. Hari umuntu umwe, simuvuga izina, twaraha mu rukire, twerekanwa, yahise asanga fiance wanjye. Aravuga ari kuri muntu azakumarira iki by'ukuri, ngo ceka nazashanyura Bibiliya akayivanamo igitenge wambara. Kandi koko yataba Imana nawe niwe ari kunyemera, nukuri kose tujye tuvuga ukuri twacire ku ruhande. Azari abajari ibintu abantu birata, yatabiyerekwa by'uko yari yareretswe, nawe afite ukuntu acunga imbere uko azaba heza. Abakobwa bakunda ibintu ntago ari ayiwe. Warabibonye harya, warabibonye ayiwe. Ubu rero ugeze iwanjye, imbuga ni amapave, urupangu ni amapine. Ntago mubyumvishije neza kuko nanjye ndi umwana w'Imana. Urupangu ni amapine barasunika, imbuga ni amapave nta cyondo mpura nacyo. Ubu nanjye mu nzu harimo za tuwarete, kuko nanjye Imana yabonye ko binkwiriye. Nanjye nakoresha amabati mu ruganda, ntago naguze amwe mu kajagari. Baraje barapima, njya mu ruganda barapakira, imodoka irayazana iwanjye. Bazakugarukira, bareke bakugaye, bareke bagusuzugure, bareke bakuvuge, bareke bagusebye, bareke bakubeshere, bareke bakwange. Wowe taidobe tatoseki, vana ibishimwa mu bigawa, bazagupfukamira. Hereza Imana icyubahiro. Oh haleluya. Ntago navuga imyaka najyamye ntiyorosa, nazi ko kwiyorosa bibaho. Imana indinda malaria n'umusonga,
kubera ibihe bibi ntago nzareka kuvuga ineza y'Imana Imana yankuye ntago nareka kuvuga ibitsisi by'amateke bikereta twariye n'ibishogoro bitagira umunyu by'ibishimbo nuvana ibishimwe mu bigabo uwo muntu avuga ngo aramubwira ngo azajya ashanyira ibirivemo igitenge aza kubimbwira ari kure kuko nawe yari imfubyi bazana baramuzi yakoraga ahantu mu rugo ahembwa 5,000 by'Abanyarwanda 5,000 nibyo bamuhembaga umuntu akande bakamurata ariko abantu banyakwipfira bombi ninde uzafasha undi yo wamutoneza urwara ubu ngubu yo n'ikidamu cyiza ndamukunda akankunda kuko ntago yankundiye ibintu nanjye ntago namukundiye ibintu mwene urwo rukundo ruraramba abakobwa arani muntera amabuye mukunda amakofi yubatse hehe avuye kwiga hehe nimumbwire hajya afite izaganaye gende bazaye gukuriramo amenyo aho bakutambije burusheti bakura amenyo avemo hari kari urukundo rwihanganira byose rurabarira byose amen amen Imana yarambwiye ngo nushakana ntago uzicuza tubyaranye abana 7 nta urabwira undi nabi nta kosa ndamubona ngo mbwire na cyangwa mbwire nabi iwacu tugira abashitsi benshi kuva nyange nkora mariage na n'isaha ntago numva yivovota ngo ariko abantu ko batuhishije nabazariya rwose babaye iwanje yazaribona yabaye iwanje ariko nageza avuga ngo ariko ngibintu byo kutunaniza ngibyo kuzana abantu ngo niko ngibirayi nako tugura ibira bibaze n'igishaka cy'ibiciro kimwe kirakwira abantu bose baraho katwe turi amahoro muvuge amen muvuge amen haleluya vana ibishimwa mu bigawure k'amagambo hinduka neza wice kamere urekubwibone n'ubeshi ureka amayeri uvuga uti ngende umukristo zahora ndiwe mu bintu byose gushitsa gupfa ngende umukristo umva ubwo buntu narakijijwe mu rwamubya ndi umukristo kuko usigaye nkunda Kristo kuko yatumye apfa yasize tugwije abahanuzi babeshi babasambanyirirwa kandi amabere y'abakobwa abandi ngo barabuhagira bakurema ikasiro ubu hari abadayimoni benshi bateye wagenda ku muhanuzi w'umunyamitwe ngo zana amazi ngo gura amazi nyakuhagize ukagenda ukazana ikiritiro ukagiye kukuramo ihumanuro ngo vana nk'imyenda yose ariko abandi babaha imyunyu ngo bajye gushira mu mazu ngo niko ibitangaza bizagenda bikura abandi basiga amavuta bakasi nibashaka bakomeke no mu mazuru bakufatiye vaseline na moviti baguhomeke nta kizavamo ariko nuvana ibishimwa mu bigaho muze ndakubwiza ukuri ubuzima buzahinduka ureba twirinde abanyamitwe batubesha ngo Imana yabavugiye itagize gute ari inzara umuntu akagusenya mu kandi kanya ngo Imana iravuze ngo mu 300 ngo kugira ngo ikifuzo cyake ngo ikintu azanye kirakomeye ngo nkugire ku musozi ngo ndagira ngo ugire ku musozi ukomeye ngo banze umpaye 300 aho ngaho hano se ni mwayatanze dore ukuntu bandeba reka nigarukire vana ibishimwa mu bigaho bazakugarukira amen amen iyo nzira sindacyayifite ubwo buzima sinacyaburimo mfite n'abapangaye mfite n'ebyiri zikodeshwa zizana ibirayi na minerivare nanjye nkaryama nkasinza nkaba ngugu umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi nkaryama
kwa kuryama ntiyoroshe yanzara kagasuzuguro Imana yakankuyeho yanyiciye abazimu. Amen. Ntago wasuzugwe kundusha ngewe. Narasuzugwe kugeza ubwo nsaba gushima mu rusengero agapapuro bakakazingazinga bakagahisha kubera ubukene. Nkumva munge nuzi umwuka wera w'Imana. Umunsi umwe ndashima ariko sinabarenganya. Nashimye ko Imana yampaye umuceri n'ifite. Nagiye ahantu baranyakira bampa umuceri n'ifite ndabirya ndabihaga. Inzara ntabwo muyizi mwebwe, ntabwo inzara muyizi. Ndangije ndashima mu rusengero ko Imana nsaba gushima ari ku cyumweru. Ndavuga nti haleluya, ni ukuri kose ni Imana yampaye umuceri n'ifiriti n'inyama ndabirya ndabihaga. Abadiyakoni batubereye uyu munsi wa none. Uyu muntu ushima ko yari umuceri n'ifiriti ntazongere kujya muri rutonde rw'abashima. Ariko ishimwe ryose ringana n'ubuzima ubayemo. Nta muntu ukwiye gupfobya ishimwe ryawe. Ishimwe ryose umuntu afite riba ringana n'ibihe yaciyemo. Numvaga nejwe nuko nariye nkabisigaza najyana bakabima. Mwe murabyumva neza? Kuva icyo gihe nakandika gushima agapapuro kakazingazinga bakagata. Nkarindira ko bamamagara nkabura. Nkabaza none se agapapuro mwakabonye? Ngo nawe utaha Desire, ngo nawe utaha. Abandi bakora ngo decide. Ubundi Desire barabihinduye. Ubundi bavuga ngo niko decide. Kubera agasuzuguro nyine ngo Desire. Ariko bavuga Desire, Desire. Babyubashe. Revera Mushumba nyakubahwa. Ayiwe. Ariko ibihe nabayemo nta wundi muntu wabibamo. No kuvangura shonje ari umuntu wajana ukurira inzara. Ntago waba muzima nabayemo wowe. Inzara nyishe ngeze kwa rando mvuye mu ibare. Ndapfa nitura hasi. Hari igiti cyavoka iyo mageze ntago baragitema ndakibuka. Hari kwa rando mvuye mu ibare. Ndahagwa. Ngiye kona mbona muri kaburembo imodoka iri kugiva mwe ebyiri ngiye kona mbona hasi mbona ubusimba bwinshi bw'inyurangatanamo butagira uko bungana. Ngiye kubarumva mu maso bajemo ubwira kabiri numva injire zirahinze mu matwi numva sinzi y'ubwenge bugiye. Nagaru ubwenge sanga nicaye hasi ku icyo giti. Mbaza Imana ngo ariko Mana ni wewe nkorera cyangwa narasaze? Irambwira ngo mwana wanje nzagukiza inzara, nzaguha umugisha, nzabana nawe. Mbwira umucanyi ngo vana ibishimwa mu bigawa ibindi Yesu arabishoboye. Mubwire ngo vana ibishimwa mu bigawa. Vana ibishimwa. Vana ibishimwa mu bigawa. Vana ibishimwa mu bigawa. Mariage azikora ku mugaragaro abakobwa bagakwa arabishoboye. Nawe arahise n'umugabo kubihamya. Haleluya. Ibindirimbo zose zikorerwa iwe, ibiganiro byose biriwe. Azabwire ko yaje asaba yazanye. Yaje acuguza isafuriya y'ibirayi n'ibitoki. Hajya baho ubuhamya. Abantu biwacu bifite ubuhamya bwihariye. Kuri computer ubu ni wamuwesha uzamaze ngo wabyize he wizangaye. Indirimba hari gengera muri studio nkareba ukuntu ari kugira computer atunganya indirimbo. Namwe iyi niwe rarisi. Wakomeye Imana amashi. Haleluya. Mwavuze amena. Vana ibishimwa mu bigawa. Bwira umucanye ngo ibindi byose Imana irabishoboye. Ibindi byose Imana mbabwira bene ibina la toteseki lo do proponeta ibindi byose ki irabishoboye. Tuvana ibishimwa mu bigawa ibindi byose irabishoboye. Narajyamye ndota ndi muri examen ya perime. Ndagenda ngo ikizamini rimwe ntahana perime. Hago mubyumvishe reka mbihorere. Ubwo ibyo ndabiretse. Wiri gushusha umutwe ngo uzayibona gute? Vani bishiye mu bigawa. Twaraha mu materaniro ndi umusore. Umuntu uzura umwuka waravuye mu gatenga ava ngo fata konake ngo agusinye perime. Ibintu by'abahanuzi rero jya ufata ukomeze apana kubikinisha.
mbona sinya agapapuro n'intoki ngo akira perime ngo kandi akanya ngo akira konaki ni sawa na mena mbitashyira mu mufuka. Haleluya, haleluya. Hereza Imana icyubahiro, vana ibishimwe. Nubwo ibihe bigenda biba bibi, abantu babesikora mu gakiza, abantu bagwa buri mwanya, abantu bishushanya, abantu biyoberanya, nukizwa abantu bakureba, ukizwa nabo batakureba, ukizwa abantu babyubivuga, n'igihe wabura, n'igihe waba nta Bibiliya wumva uri umurokore. Jeje ntabwo mutumvishije. Hari abantu bakijwe muri Covid babivamo, ngo nta sengero zikiriho, bahita bacika mu rusengero ubajya gusinda. Ariko umurokore nyawe yatanze icya 10, yasengeye mu rugo iwe, n'isaha cyuzura umwuka wera. Tugomba kwa barokore atari uko biratwayumvishe cyane, n'igihe tutari kuyumva tutanayifite, ukumva waba umurokore kandi apana umurokore abantu bari kukureba n'ahandi hawe nyine. Ndabyumva rata. Hahandi urana igigabo kiyafite, urumva ngo ndagusinyira sheke ngo ujye gucuruza utuntu ngo ubashe kubaho. Ndafite prudence kurumva nanda uri butware ngo unyemerere. Kavuga ati pfana ibyo binuza byawe, nge ndi umukristo kandi wambaye kamambiri shawana buraye, kavuta ijyana we, naho napfa nzapfa nyiringiye. Amen. Ndashaka dusengane namwe, bazakugarukira nuzabagarukira. Iramubwira ngo kandi nzakugira inkingi, nzakubakisha uruzitiro, haleluya, rugukingira abo barozi, rugukingira abagambanyi, rugukingira abicanyi, rugukingira abagome. Zakuzitira, nzakugira inkingi, nzubaka ikintu kigukingira ingorane. Evana ibishimwa bigawa, bazakurwanya ntibazagushobora. Nzakurokora ngukure mu maboko y'abanyabyaha, nzakurokora ngukize amaboko y'abateye ubwoba. Turagaho kubihamya. Uyu munsi wa none Yesu yatugiriye neza. Ndashaka dusengane nawe. Wanyemereye ukavana ibishimwa mu bigawa, wanyemereye iyi minsi ya none iteye ubwoba abantu bari kwisha mu rusengero apagani, bagahanura mu kandi kanya wagenda kwatura umuntu ng'Imana bare kugira irari. Ngo Imana irambwiye ngo kugira ngo abadayimoni bagende, ngo nuko turyamana ngo kugira ngo ntuzongere kugira irari. Ntibibaho se, ntibibaho, ntibyuzuye. Wowe wagiye uri umunyantege nkeya, ati ndota nsambana, ati pata ati nyingira Imana, ati mbara, ati nuko imeze, ati ure nkubwira ikintu gikomeye Imana imishuriye, ati uko ngende umuhanuzi numvisha Imana imbwira ngo turyamanye, hehe no kongera kugira irari, ndahita nguhumanura. Kandi abantu bahita babyakira. Imana idufashe, Imana idutabare, tuvanisha mu bigawa. Wanyemerera tugasengana Imana. Hagarara dusengana Imana. Ufite icyifuzo kwa ngo ndashaka kuvana ibishimwa mu bigawa nk'abakanwa k'Imana. Hagarara huri, hari no isapfukama, rwose no gupfukama biremewe. Numva avuga uti icyifuzo bite, nawe wazo gapfukama nangwa ndakine kuvana ibishimwa. Bazakurwanya ntibazakunesha, ntago bazakunesha. Wevana ibishimwa mu bigawa. Twabonye Imana na n'isa tukibona. Ushaka kuza gupfukama azapfukame nta kibazo, nta kibazo, biremewe. Ukavuga utari ko ndakeneye kunesha bimwe byari byananiye kandi nkaba umuntu w'Imana, apana ku munyedini, apana wo kuba wo mu misa. No sekebelela zanobe tanto sekedrai. Bene data, tuvana ibishinga mu bigawa, tuzuzura umwuka wera, tuzakorana n'Imana. Imana izatwubahisha, Imana izadushyira hejuru, Imana izatumenyekanisha. Tuvana ibishinga mu bigawa. Shando bedegrai lelela anto pesta kidrai zenima ando bedesta. Ndakwinginga tuvana ibishinga mu bigawa, twuzura umwuka wera, tugendane n'Imana. Bazatugarukira, ntago tuzabagarukira, bazaducira bugufi, ntago tuzabacira bugufi, kuko twabanye n'Imana. Mugende mwegera imbere, tujye gusenga, tujye gusengera abantu. Mugende mwegera imbere, umuntu wese yegera imbere. Kuvana ibishimwa mu bigawa niryo shingiro ryo kubona Imana. Kuvana ibishinga mu bigawa niko kuganira n'Imana. Kuvana ibishinga mu bigawa niko gusorerwa amasezerano. Kuvana ibishinga mu bigawa niko guhura n'Imana mu dukeneye. Kuvana ibishinga mu bigawa niko kuvusenga Imana ikakumva. Haleluya, haleluya. Lele ando bedesta santo pesta kidrai
nta kintu kinezeza Imana nko kuva mu mutima uvuga uti ndakeneye kuba umuntu muzima apana umupagani. Iyo kinogi iyo ushaka apagani basanga mu rusengero. Iyo ushaka abantu babesha cyane ujya mu rusengero. Iyo ushaka abasambanyi nomero ya mbere bakura nk'amada ubasanga mu rusengero. Iyo ushaka abantu bangana cyane gusumba abandi ubasanga mu rusengero. Ariko ni mudayimoni cyateye abantu b'Imana. Setantoseki Lola shalaboria. Kibazo suko bakuzinze ngo ntuzashake vana ibisimwa mu bigawa. Ikibazo samarozi bakuroze vana ibishimwa mu bigawa. Ikibazo sakazi udepoza ntukabone vana ibishimwa mu bigawa. Bakozi Imana tugiye guhamagara Imana. Tugiye guhamagara Imana. Dereba alota kidrai. Ndabinginga ibihe by'imperuka ibihe tebwo mureke twuzura umwuka wera. Mureke tuvana ibishimwa mu bigawa duhinduka abana b'Imana. Seketa idebana lazai. Zamuri kiganza cya ndumva Imana itangiye kugira natwe. Ndumva Imana igiri kumwe natwe. Ndumva umwuka wera w'Imana. Zamuri kiganza cya ndumva kwera kw'Imana. Delela andose kide. Zamuri kiganza cya ndumva umwuka wera. Ndumva imbaraga zikushoboza kunesha ukavanishira mu bigawa. Ukaba kanwa k'Imana. Ukatsinda abarozi n'abakonikoni. Imana ikabana nawe. Imana igakorana nawe. Ayiwe! Helada shiketalabo. Helada keshelabo. Oneda labi. Mana. Sote bedo la. Shaya zaya dope tanto seki. Asante, asante. Debele grai. Aneste ketano seki. Shere bere grai. Dele la nala zeki. Ayiwe! Manawe! Zopi tanto seki. Nihajira umuntu urangara. Nihajira umuntu urangara ndumva umwuka wera akora ibintu mu mitima y'abantu. Ndumva umwuka wera w'Imana. Agenda ku bantu. Akora ibintu bikomeye. Harema ibintu bikomeye. Asante, asante Bwana. Yesu namenye ko ari wowe ufite ububasha bwose. Wumvise gusenga kwanjye ansukamo amahoro n'ibyishimo byinshi. Yumvise gusenga kwanjye maze ansukamo amahoro n'ibyishimo byinshi. Ufite ububasha bwo gukiza indwara zose zananiranye. Ufite ububasha bwo guhindura amateka mabi y'umuntu ukarema amashya. Ufite ububasha bwo kuzura abapfuye bose bakaba bazima. Warabikoze kwa Mariya na Marita uzura Lazaro arongera abaho. Warabikoze kwa Mariya na Marita uzura Lazaro arongera abaho. Ufite ububasha bwo gukiza indwara zose zananiranye. Ufite ububasha bwo guhindura amateka mabi y'umuntu ukarema amashya. Ufite ububasha bwo gutegeka imisozi ikaba ibibaya. Ufite ububasha Yesu, ufite ububasha bwo gutegeka ibintu byose bikakumvira. Yesu namenye ko ari wowe ufite ububasha bwose. Yesu niwe ufite ububasha bwose. Yesu niwe ufite ububasha bwose. Niwe ufite ububasha bwo kugutegeka
agategekera imiyaga n'imiraba byose bigahunga. Aho ubereye Imana koko nuko ushobora ibyananiye abandi. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye abandi. Wageze ku kidendezi uhasanga umuntu wari urwaye imyaka myinshi, kubw'ububasha bwawe urategeka uti ikorere uburiri bwawe wigendere. Wasanze Baritimayo mu nzira ari impumyi, nta kintu na kimwe abona, umukora ku maso arahumuka, nta muntu n'umwe wari kubishobora. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye abandi. Aho ubereye Imana koko ushobora ibyananiye batante. Aho ubereye Imana koko ushobora ibyananiye ba anko. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye papa na mama. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye mukuru wanjye. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye abatuvukana. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye wararisi. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye mwarimu. Aho ubereye Imana koko wowe ushobora ibyananiye shangazi. Wageze ku kidendezi uhasanga umuntu wari urwaye imyaka myinshi, kubw'ububasha bwawe urategeka uti ikorere uburiri bwawe wigendere. Wasanze Baritimayo mu nzira ari impumyi, nta kintu na kimwe abona, umukora ku maso arahumuka, nta muntu n'umwe wari kubishobora. Yesu namenye ko ari wowe ufite ububasha bwose. Yesu niwe ufite ububasha, abantu ntibakakubeshye bakubwira none ejo bakaguhinduka, ariko Yesu ntabwo ajya ahinduka. Yego Yesu nicyo mukundira, iyo agusezeranije umugore aramuguha, yagusezeranye umugabo akamuguha, yagusezeranye inzu akayiguha, iyo agusezeranije amafaranga arayaguha. Yesu urashoboye. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Imana ishimwe. Wowe urashoboye. Umva uburyo ashoboye. Naho ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane, afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane, afite ububasha bwo kutubeshaho. Nubwo inyama zagura 5, afite ububasha bwo kuziduha tukazirya. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Nawe ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane, afite ububasha
ububasha bwo kutubeshaho. Ako nawe ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane, afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho ibiciro by'ibiribwa byazamuka cyane, afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho ibirayi byagura 700 cyangwa 1000, afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho ibishyimbo byagera ku 2,000, Yesu afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho imyambaro nayo yazamuka cyane, afite ububasha bwo kutubeshaho. Naho ubukwe bwahenda bukagera kuri za miliyari, afite ububasha bwo kutubeshaho. Yesu we uri mwiza, Yesu we, Yesu we, Yesu we uri mwiza. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen. Ngewe navumbuye ibanga ryo kuvuga Yesu neza. Amen. Hallelujah. Navumbuye ibanga ryo kumuvuga neza. Ashoboye byose. N'umuntu mutahura ngo umubona amaso ku maso, ariko ibyo akora birabigaragaza. Amina, amina, amina. Yesu arashoboye. Noneho niba bimeze gutyo, niba imfatiro z'umukiranutsi zisenywe, mbese wakora iki? Niba imfatiro z'umukiranutsi zisenywe, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi bamwirukanye ku kazi, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi abuze imibereho, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi bamwirukanye ku kazi, kuko nabyo bibaho, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi abuze urubyaro, birashoboka cyane, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi agize imyaka 40 ari umukobwa, mbese yakora iki? Niba umukiranutsi agize imyaka 50 ari umusore, mbese yakora iki? Mbese yakora iki? Umbicho yakora, umbicho yakora. Nasingire urufatiro arirwo Kristo. Nasingire urufatiro Yesu niwe buye rizima. Nasingire Yesu Kristo niwe buye rizima. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, abasore nabo bazananirwa, ariko bategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, ariko bategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Mwenye haki akisumbua na maisha atafanya nini? Urufatiro rw'Imana n'ubu rurahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi naho bagwa ntibazarambarara,
urufatiro rw'Imana n'ubu rurahagaze rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azanye naho bagwa ntibazarambarara kuko bubatse ku rufatiro rukomeye kandi urwo rufatiro ntirunyeganyezwa na hato bija nawe utazimia na kuchoka na wanaume vijana watanguka bali wao wamtegemee Bwana watapata nguvu mpya bali wao watapata nguvu mpya ariko bategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga umva abategereje Uwiteka bihanganye bazasubizwamo imbaraga abakobwa bategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga ababyeyi bategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga abasore bategereje